Tubaye ikaze abakunzi ba Aline Makeup Artist, turabasuje cyane abadukurikirana, abakoze subscribe. Imana ikomeze ubahe umugisha, namwe abatarayikora turasaba kugira ngo muyikore, kugira ngo tubone uburyo tuzagenda tubana mu biganiro byacu. Abari mu gitondo tubahaye mwaramutse, namwe abari nimugoroba nkatwe tubahaye mwiriwe. Abari mu mpande zose zo kwisi, abari muri Kongo, mu Rwanda, i Burundi, mu Bugande, abari hano muri Kenya, abari hanze muri ziko hari n'abanyamurenge bari za Tanzania n'abandi bari he badukurikirana ni benshi cyane. Abari mu bihugu byo hanze namwe turabasuhuje cyane. Abakunzi bacu Imana ikomeze ibahe umugisha. Hari abantu bagenda baduhutuza tukabyishimira gute cyane abantu bagenda baduha ibiraka bya makeup, inzara, gusokoza. Ubu ngubu noneho hari ukuntu twakoze agasaro ko mu bushobozi bwacu, nyine murabibona, ariko keza murabyumva, keza cyane. Dukora inzara, dukora makeup, dukora imisatsi neza. Abantu b'abageni mutugane tubakorere neza cyane. Ubu ngubu dufite ibikoresho byiza cyane bya makeup. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tugukorera makeup wumva ushaka yose. Ari makeup igaragara ku ruhu, nyine hari ukuntu umuntu aba ashaka makeup isa ni pika, makeup igaragara cyane ipika, turayikora. Makeup iri nude, mbese makeup idapika itagaragara cyane, nayo turayikora. Dufite ibikoresho bya made, ni ukuvuga ngo wisiga makeup wikoraho gutya makeup ntize ku mubiri, niyo wabira, niyo haba izuba ringana gute, niyo wabira ibyuya bingana gute, makeup ntiruhiza, ntubira ibyuya mu maso. Urumva dufite amaspray meza, dufite foundation meza, mbese ibintu byose bituma makeup iba nziza turabifite. Umva nyine n'utuntu primer atuma utagira ibiheri wisize makeup. Hari abantu bamwe bazavuga ngo iyo bisize makeup bazana ibiheri mu maso, abandi ngo bakagira amatashe ngo bakubuka umubiri. Ariko twebwe turabanza tukagusiga primer, dufite utuvuta twinshi nyine tugusiga kugira ngo makeup ntize kukwangiriza uruhu. Murumva nuko bimeze rero. Uyu munsi twagarutse kugira ngo tuganire. Iyo ntari njyenyine mba ndi kumwe n'abatumirwa. Ubu rero turi kumwe n'abatumirwa babiri. Umwe ni uyu nguyu muri kubona hano, undi ari inyuma ya kamera, niwe uri kugenza neza ibintu nyine. Rero ndakwiyegereje mutumirwa wacu. Asante. Ngaho ibwira abantu badukurikiye kugira ngo dukomeze. Urakoze cyane. Izina ni Joseph. Korera kuri channel yitwa ngo ni Intore TV Show. Yego. Ibirenze ibyo. Umugabo. Ndi umupapa. Sorry. Tuyino umoja. Ndango ibindi nibyo. Uzokenera ibirenze ibyo. Azagusanga. Tuzohurira hano muri karite. Bimubwire neza. Yes, ko bimeze. Yego bimeze. Yego. Hanyuma inyuma ya kamera turi kumwe n'undi muntu, reka nawe bibwire kubera ko turakomezanya muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Etienne Besa. Nishimiye kuba kuri Aline Makeup Artist. Si ubwa mbere, sanzwe ntembera urugo, si ubwa mbere tugezemo. Kandi ni iby'agaciro gakomeye, nize kutujyana ibiganiro byiza, tujye kuganira. Ibyo turimo ni ibiganiro byo kuganira. Murakoze cyane. Besa n'intore. Njye mwita intore kubera ko mbona ibikorwa byiwe ari iby'intore, na channel yiwe n'iryo zina ni naryo rinyorohera kubera ko n'ayandi hari igihe nyibagirwa. Mwita intore. Ngo intore niganya. Ngo yishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane gushaka.
intore twayivugaho ibintu byinshi ariko bijya byose muzi definition nyinshi by'intore nguyu niwe ubyujuje ni intore nyayo. Uyu munsi rero banje kubiyegereza no kubashimira cyane cyane kubera ko mana yanjye ntako mutagize mwanejeje. Mbahamagaye amasaha atariyo ariko muranyemerera muranyitaba. Imana ibahe umugisha. Igice cya mbere numvaga nagombaga gukora rero ndabiyegereje muri iki kiganiro kugira ngo tubane. Hari ikiganiro nashatse ko tuganiraho kiduhe hano mugano nasimu. Ni ukuvuga ngo hari umumama nabonye wakoze ikiganiro, umumama wa Kitengera. Ni umumama ubyaye wari ufite akana, yatanze story uburyo umugabo we yamusize aja gushaka undi mugore. Uko bimeze rero nuko umugabo yaramusezeye amubwira ko agiye kuri dosiye mu Rwanda. Agezeyo aje kuva hano yishuye inzu ngo amezi 2 yishura na koko kubatayizi ikora nka gaze ariko nta kantu ni amavuta bagura abari mu gacupa kangana nk'uku ntiyamara n'iminsi nk'itatu. Uwo mugabo agura kuko yishura n'inzu ayo mezi 2 aragenda aja mu Rwanda aja kuri dosi. Agezeyo ngo yabonye akazi kamwishura neza aratangira yishura inzu ukwezi kumwe umwaka umwe sorry mumbabarire umwaka umwe. Uwo mwaka urangiye ahita abyihorera. Wa mumama arakomeza arashakisha nyine nk'umugore arihiringa akishura inzu akishurira abana ishuri akabagaburira. Aho byamunaniye akitabaza umuryango uramufashije ariko nabo bageraho bibananira kubera ko ngo hari igihe yajaga kubatabaza bakamubwira nahamagara umugabo yishurira inzu yishurira abana ishuri abagaburire. Icyo babuze nyine bakamubwira ati muhamagare agufasha. Murambabare nagwaye gripe. Hanyuma umuryango nawo usa n'unaniwe. Cyakoze sinabyita kunanirwa kubera ko amazu yabo barayishuraga, abana babo barigaga, mbese ibintu byose byagendaga neza mu muryango. Icyo gihe abana aba bakuye ku ishuri, abana 2 bakuru abandi 2 batoya abaribo basigara biga agerageza kubishurira. Wa mugore aragerageje umwaka urarangiye agerageza gutyo. Uyu rero ngo warubaye umwaka wa 3 noneho ejo bundi haza kuba ikibazo, haza umuntu w'inshuti y'umuryango aje kubasura aje kureba abana arahaha araza. Ageze mu rugo nibwo bashitse ngo umubiri urabananira niko uwo mugore yavuze. Bagwa mu cyaha bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi abamuteye inda. Ubu ngubu arabyaye. Ni ukuvuga ngo uwo mugore yakoze ikiganiro avuga ko umunsi yabyaye ari wo munsi umugabo wiwe yahise ashaka uwo mugore wundi. Noneho igitangaje ashaka umugore ufite abana 3 ari we mubyara we babanaga kuri dosiye. Yasize abana 4. Hagati aho yasambanye n'uwaruje kumufasha mbese wari umugemuriye kubw'intege. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka ko tuganira hariho ibice 3. Ndashaka ko tuvuga k'uyu mugabo, tukavuga kuri iyi famiye, tukavuga k'uyu mugabo waje winjiriye urugo rw'abandi abyaramo umwana. Aha tukavuga no kuri uyu mugore uyu wabyaye. Tukavuga kuri abo bana barenganye bazira ise na nyina. Yego. Aha nkamwe ndakeka ko muri aba papa mwembi sibyo nubwo umwe atahagaragara kandi ashobora kuba afite ubwanwa
nicyo cyerekana ko uri umugabo ariko no nabazanye nk'abagabo bashatse babyaye muzi inshingano zo kuba umupapa mu rugo mbese mufite na wa mutima w'impuhwe n'imbabazi z'abana mwabyaye n'abo mwashakanye nabo nubwo washatse ari umwe nkawe umuntu wabyaye umuntu washatse ibyo bintu byumva gute? iyi nkuru mu by'ukuri irababaje irababaje kubera ko harimo kurengana k'uyu mumama waje utaka ijambo rya mbere uyu mugabo niwe tumenga noneho abana nibo babirenganira abana gako barabirenganiramo ibone nka kujya kw'intama ibazi cyabaye kuba ararengana nta kosa bakoze bene uko ijambo rya mbere turanenga uyu mugabo kuko mu bigaragara uyu mugabo yahunze urugo kuko umuntu ushaka guhunga urugo nubwo wenda umuntu azakina ngo avuge ikintu yakoze afite experience nubwo nje ntararuhunga ariko ndatekereza ko umuntu utazamuhunga urugo ngo yiruke nk'uhunze abajenesi numva ko ari muri buriya buryo yahunzemo nyine kugenda mu Rwanda iyo process yo kuja i Rwanda iyo kubishura inzu umwaka umwe bwacya akabakatira azi ko asize abana bane n'umugore n'abana hano barya bakanywa uyu mugabo kwanza niyo bakambara bakishyura inzu n'ishuri uyu mugabo turamugaya kubera ko yataye inshingano ni umubyeyi gito ni umubyeyi gito yataye inshingano ze kandi arizo yarakwiye gukora kandi azita ntawazisigiye nta n'undi wozisigarana usibye we wenyine uyu mugabo ni gito kuko yahunze inshingano kandi atarakwiye kuzihunga ubundi umugabo nuhagarara mu kibazo ubundi umugabo ntiyo umugore ntiyagakwiye gusaba ubufasha umugabo ni ukwiye gusaba ubufasha ariko bari kumwe ibintu byagoranye bari kumwe umugabo wenyine akaba ari uvuga ati kubera ko byagoranye dusaba ubushobozi dusaba ubufasha iwabo umugabo kubera ko twebwe tuba dufite amafamiye n'iwabo w'umukobwa mu gihe ibintu zagoranye ubutunzi bashobora kuva hanze cyane rwose aho ariho hose kandi bazavuga ngo umutwe umwe wibwira ibisazi yarahubutse ugira inama yo gusara wibwira inama yo gusara turamugaye ikintu cya mbere turamugaye komerezaho nanjye nongere mugaye wongere umugaye wa mugabo we nimba utureba kuri kamera kuri za televiziyo yawe reka tukugaye ariko buri muntu wese wagize amakosa muri iyi nkuru turamugaye duhereye kuri uyu mugabo uyu mugabo yavuye muri Kenya agiye muri processes tuvuge ngo izi processes zifitiye akamaro famiye kuko mu gihe cyose bigenze neza akajya hanze n'undi kuzibuka umuryango we ariko kugera mu Rwanda akaja mu bindi agakomeza inshingano ze ariko bikagera igihe arekura inshingano agasigira umugore umutwaro nyaho umugore nta kazi akora muri Kenya umugore arera abana wateranye umuryango wawe reka tukugaye mu ruhame kugira ngo n'undi muntu wese umugabo wese uzakora ibintu nk'ibi ngibi ujye wicara wiga uvuge ngo ntatarukoro ryawe na cya kintu kimoka sindi bukivuga byatungura imoka kuko mu by'ukuri nk'uko mwese muri abakristo Bibiliya ivuga ko umugabo ari iki ari umutwe w'urugo ni umutware ni ukuvuga ngo umugabo niwo umuryango ugomba guhanga amaso bitavuze ngo umugore agomba kwicara atuze ategeze ko umugabo ari gukora ibyo bintu byose ariko umugabo niwe mambo yote sibyo mu gihe umugabo azi ko umugore nta kazi afite akaba azi ko abana bakeneye kurya ni famiye afite abana bane muri Kenya abana bakeneye kujya ku ishuri izo ni inshingano abana bakeneye imyambaro n'utundi tuntu twinshi bitari ngombwa ko ndondogora no kwishyurirwa inzu twese abenshi muri Kenya tubayeho mu bukode hafi twese yarangiza azi ibibazo byose asize mu muryango we yajya mu Rwanda
akicara akaruca akarumira akigira nk'aho ari umujere utarasize Ntacyo. dufite abantu bamureba. noneho si no kuvuga ngo yarahebuye akazi yari agafite afite amafaranga ashobora kwishura ya nzu akishyura n'iyo arimo akishyura n'ishuri y'abana en fait yari afite ubushobozi bwo kuba yakomeza gufasha umuryango no akifasha aho ari cyane. wenda icyo nabasha gusobanukirwa ari kimwe Aline niki cyatumye mu by'ukuri uyu mugabo bivuga ko yamaze umwaka aprovidingira famiye ye ayifasha buri kimwe cyose kugira igihe agahagarika ubwo bufasha aho ntamenya neza bigatuma umugore natekereza kuba yatangira nyine yasigiye inshingano. Hari ikibazo nandi kwibaza nimba koko uyu mugabo yananiwe gufasha umuryango we cyangwa se ubushobozi bwarabaye buke imiryango y'iki gihe kuki imiryango idafashanya hagati yayo ndakeka afite famiye muri Kenya kuki batafashe en charge iyi famiye yari asize kugira ngo idakomeza kugira ibibazo. uzi noneho uriya mama yavuze ko abana yananiwe kubishurira abakura ku ishuri amaze kubakura ku ishuri afata abana babiri umwe amuha nyirakuru ubundi amuha ise wabo uwo nguwo wo kwa nyirakuru yaramaze kandi aragaruka baramumusubiza nabo ngo bamunaniwe uwo kwa se wabo baramufata bamuha umunyakenya ngo baturanye ariko ibaze ngo umupapa umugabo bamuhaye umwana wa mukuru wiwe cyangwa se wa murumuna wiwe ananiwe kumurera afite abandi bana bari kumwe ntibari ko bamubwira ngo amwigishe amwishurire ishuri ntibari ko bamubwira ngo amukorere ikindi kintu icyo ari cyo cyose gusa uwo mwana yicara aho ngaho abane n'abandi abona ibiryo abona harara kubera ko n'ubundi mama wiwe ni nk'aho atabaga mu nzu uyu munsi yararaga mu nzu ejo bakamwirukana n'ubwo buzima yari abayemo. urumva rero besa ni ukuvuga ngo uwo mama iwe ntabwo atagize kwiyegereza umuryango ariko umuryango ni nk'aho utamushakaga. niba ufashe umwana wanjye mbona byanze kamujana kwa se wabona kwa nyirakuru hanyuma abo bana mukabangarurira ngo nabananiwe urumva uwo mama nawe nta kindi mbese ni nk'aho ari ntacyo yari akibatezeho kuko ibyo yabatezeho byose ni nk'aho bananiwe kandi byari ibintu byoroshye si ibintu byo kuvuga ngo bananiwe oya n'ubushake ngo iyo famiye si ngo ifite ubushobozi buke cyangwa se yananiwe kurera abo bana ni wa mutima badafite cyane n'uwagira ubushobozi buke ntiyabura ikintu cyo guha umwana noneho umwana uri kumwe n'abandi icyo umwana umwe yarya na babiri bakirya cyane rwose. hari ikintu hano ndi kwibaza Aline famiye z'iki gihe ubibona gute usanga mu gihe umuntu akiriho ari muzima nta rukundo bamwereka ariko wapfuye mon cher bakora ibirori bitabaho ibi biterwa n'iki? gusa njyewe ikintu nabonye uzi se niyo wapfuye abantu bakwitaho ni abantu b'iwanyu ni abantu b'iwanyu niba umugabo yapfushije umugore famiye imwitaho cyane ni famiye y'iwabo w'umugore kubera ko iyo bashaka ngo babana umwana wacu yasize ntibagapfe nabi urumva nawe iyo ashatse ijya famiye y'umugore wiwe iramuta famiye yabo yaba nk'imutoraho buke ariko nabwo iyo ashatse biba birangiye njya amafamiye menshi niko nyabona hano umugore nawe iyo apfushije umugabo akenshi usanga famiye yabo aho avuka aribo bari kumufasha ya famiye yashatswemo baramufasha ariko cyane mbona ari famiye y'aho avuka aribo bamufasha cyane kubera ko n'ubundi nibo baba bafite impuhwe z'umwana wabo ugiye guteseka. bivuze ngo urukundo muri famiye rwarakonje usanga umuntu ndetse icyo mupfanya se umuntu mwahuriye ahantu runaka abe umuntu w'akamaro mu buzima bwawe ugasanga ari ikintu yakuvana mu kibazo gikomeye kuruta umuvandimwe wawe mwavuye mu ndimwe
ibi ubona biterwa n'iki? Nuko abantu babaye selfish, abantu bari kwikunda cyane kuruta uburyo bakunda abandi. Ubona biterwa n'iki Aline? Abantu barikunze birohe birarenga. Icyambere mbona ko abantu bashobora kuba barikunze. Ikindi hari igihe ukorera umuntu ibyiza ariko akabifata nk'ibintu byoroshe, kubera ko ahantu turi buri wese kugira ngo aronke nuko aba yashakishije kabisa, ugashakisha ukabira ibyuya. Wa muntu uhawe amafaranga ntabiha agaciro, urumva ntabiha agaciro, abone ko hari ikintu kizima wamukoreye. Wowe wakoze iyo bwakabaga kugira ngo ubone amafaranga. Ku mufano nk'abantu bari hanze, abantu bari hanze kugira ngo babone amafaranga bohereza abantu bari hano, baba barushe pe, baba barushe ntako bataba bagize. Ariko twebwe abari hano tukabibona nk'aho ari ibintu byoroshe, mbese ukabibona nk'aho ayo yaguhaye ari nk'ayasagutse kuri za miliyoni afite. Ukayakoresha uko bishaka, ukangiriza, kandi uwo muntu kugira ngo making amafaranga yarushye. Imagine ni nkacyo gituma abantu batagifashanya ubu ngubu. Ariko hari ikibazo nanibaza, uyu mugabo tumureke iwe yabaye gito nyine ata famiye yiwe, ahunga inshingano. Nibyo nari mvuga ngo umuntu yahunze inshingano z'urugo tazamayruka nkunze abajenesi, no kugenda gahoro gahoro, akagenda akora ikintu kimwe akareka ikindi, bwaca kijya yaretse akagikora akareka kijya yari yakoze. Ese uyu mumama ibi bintu yavuze ni bikeya kuri kamera, tutekereze ko wenda hariho n'ibindi byinshi atavuze mu mazina. Ese iyi miryango yombi ko umuntu aba avuka ndetse n'aharenga hatatu, ariko dufate hano habiri, iwabo w'umugore w'uyu mumama n'iwabo w'uyu muhungu, niki izihe mpamvu zoba zaratumye bananirwa guhagarara muri icyo kibazo? Kuko n'abana badafite base baza imiryango izibatunga. Kandi ikibazo cyari cyabaye, ndatekereza ko cyari cyabaye hagati y'umugabo n'umugore. Ariko aba bandi bari kuvuga ati aba bana bacu, bamwe bakavuga ati ababishwa bacu. Sinumva ko imiryango yombi yoba ifite abantu bagito. Sinumva ko imiryango yombi abantu bose bakenye ku rwego rumwe, sibyo? Ibyo ni ukuri. Ni gute iyi miryango yombi, base wabo w'abana, ba nyirarume w'abana, ba sekuru bombi, imiryango yombi batagize uruhare rwo guhagarara muri iki kibazo? Icyo kintu nanjye nakibajijeho. Tumaze kuvuga ibyo bintu, wenda nta guciye mu ijambo Aline, tumaze kwibaza mu kanya gato ati imiryango y'iki gihe ko ujya usanga buri wese yireba, abantu babaye selfish ni banyamwigendaho, usanga buri muntu areba ibibazo by'umuryango we cyangwa bye ku giti cye. Umuvandimwe agira ikibazo akabifata ntacyo bivuze kuri we, nyamara wareba wa muntu badafite icyo bapfana, bondi bahuye gutya badashaka ko bazahura, ugasaba umuntu nko kugira akamaro. Famiye muri iki gihe zabaye mbi, ibi tubyemeranye twese hano, turabyemerana. Imiryango yabaye mibi kandi si zose. Ari ikintu tubanza gutekerezaho, tutaraciraho iteka ayo mafamiye yombi. N'uyu mumama nawe tugomba kumutekerezaho, nawe turamugeraho. Kuko sintekereza, twavuze ko umugabo tuvuga kuri famiye, tugiye kujya kuri wandi waje gufasha nawe, yagize agasiga ateye inda, agateza ibibazo mu muryango. Wowe yasenye famiye y'abandi, nyirabayazana, n'umugore tumusorezeho. Reka tujye kuri famiye, reka tujye k'uyu mugabo, kubera ko famiye yo twayigaye zose, ari famiye y'umugore twari gushyira amafoto yabo hano. Ubundi famiye y'umugabo niba bari bananiwe guprovidinga abo bana kugira ngo babiteho, barebe uburyo biga, kugira ngo barebe uburyo babishurira ishuri, babishurira iyo nzu renti. Urumva uwo mumama yagiye azenguruka mu mazu menshi, muri ba rubanda bararusha bamukuriraho amafaranga, baramubwira ati genda uze wishura niba ari 2,000 niba ari 5. Urumva iyo miryango yose ntiyabuze 5,000 zo kwishura renti y'uwo mumama. Urumva
ntibabuze ishuri ry'abana, yavuze ko hari ahantu bishuraga 500 ku gihembwe yari yajanye abana. Umva ntibabuze ayo mafaranga ntibayabuze, ni makeya cyane. Iyo ayo mafamiye yagiye atangamo abana n'ukuri ntibabuze icyo bagaburira abana b'uwo mugabo, abana babo bari kurya. Urumva twabagaye tubaveho tujye ku uyu mugabo winjiriye umugabo w'abandi, umugore w'abandi, yitwaje ibiryo kubera ko bashonje muri icyo gihe. Uyu mugabo rero tumushime, yafashe umuryango, tunamugaye, nitumushima tunamugaye turaba tumushize. Reka tuba tumushime kubera ko yabakijije inzara nawe yikiza inzara. yakijije umuryango wari ushonje inzara, nawe yari ashonje, nawe ari iki. Uyu mugabo yagize neza ariko ntiyasoza neza kandi yatangiye neza. Iyo atangira afasha byari kurangira uyu munsi ari gushimirwa cyane. Ariko ikibazo uyu munsi nuko ahayagawa cyane, kuko mu bigaragara bazavuga ngo heri mwisho kuliko mwanzo. Kuvuga ngo uyu mugabo iyo asoza neza uyu munsi aba yashimirwa, ariko uyu munsi yabaye nyirabayazana cyane, kuko niwe wazuye ibintu byose, yatumye umuryango ucikamo. Umuryango wari kubaho nabi tutabizi, isi itabizi, ariko uyu munsi yabimenye kubera ko uyu mugabo hari icyo yakoze. Urumva uriya mugabo si igitangaza ko ari guhabuka akamara imyaka 7 bwacya akagaruka, ariko yasanga umugore agifite abana yamusize, kuko icyabaye ikibazo no kubyara. Yasanga umugore agifite abana yamusize agakomeza bakakana imbabazi, abantu bagacya kundaraza bakakana imbabazi bagasubirana. Nukuvuga ngo icyari kuba gusa ikibazo nuko hatabayeho kugumana muri iyo myaka abantu bazabatandukana. Ariko noneho uyu mugabo yateje ikibazo. Uyu mugabo muramuvugaho iki wateje ikibazo? Njyewe uyu mugabo ndamugaya cyane, ndamunenga cyane kubera ko njye sinibaza ko yaraje aje gufasha gusa. Iyo aje kuba yarafite umutima wo gufasha, aba yarazanye ibiryo akagaburira abana bakishima na wa mugore, umugabo agataha akaji wiwe. Ibyo ngibyo bikaba ibintu tuzamuvu. Uyu mugore ubu ngubu yari kuza ashimira uwo mugabo, ashimira abantu bamufashije. Mu bantu yari gushimira, uyu mugabo nawe yari kuba arimo. Yari kuza avuza induru atabaza. Ubu ngubu uriya mugore ameze nabi cyane, ameze nabi. Ni ukuvuga ngo ejo bundi barongeye baramubaga mu gipaso yari afite, ari mu buzima bubi, kandi ubwo buzima bubi yabwinjiyemo ari uko yasamye, yabyaye. Ubu nyine noneho nta bushobozi afite bwo kuvuga ngo ahaguruke aje gushaka ibiryo by'abana cyangwa se icishura iyo nzu. Urumva, kandi mbere yarabikoraga. Uwo mugabo ngenda munenga cyane, niwe nyiri bayazane cyane pe. Mu by'ukuri uyu mugabo niwe zingiro ry'ibibazo byose turi kumva, kuko nkeka ko yaza kuba kuko ari umuntu mwiza ufite uwo mutima wo gufasha, yari gufasha akigendera cyane. Ariko yakoze ikosa rikomeye nawe, yaprofise umuntu mu bibazo. Nimba umuntu ashonje ukaza witwaje ko uje kumufasha, akagushimira. Muri abagore nabo birirwa ngo ari inzabyo zoroshye. Umugore ukoze geste ntoya gusa ukamwereka ko umwitayeho, ahita abona ko ari we muntu umukunze kuruta abandi ku isi, uri kumwitaho. Uyu mugabo rero yakoresheje reka tubyite uburiganya bukomeye cyangwa se amayeri akomeye. Aza yambaye uruhu rw'intama, aza kwereka uyu mumama ko ari concerned, ababajwe n'ubuzima ari gucamo, ababajwe n'uburyo ki abana babayeho, kandi ari abana b'umushuti we wataye inshingano akajya mu Rwanda. Umumama abonye uburyo ari kumwitaho ko ari umushuti w'umugabo we, nta kindi yakoze, yamweretse nyine, yamuhaye cya cyizere ko ari umuntu mwiza uri kwita ku muryango wasizwe na se. Urumva, umuryango wasizwe n'umushuti we.
uyu mugabo byitwayemo nabi byitwayemo nabi uyu mugabo yabyitwayemo nabi byitwayemo nabi nyako na Bibiliya iravuga ngo nukora ikintu ukuboko kw'ibumoso nukora ikintu cyiza cyangwa ukw'iburyo uburyo niko uzamenye wakora ikintu cyiza ibi yari kubikora kuko yari afite uwo mutima wo gufasha kuko ababajwe n'uburyo abavandimwe babayeho akaza akabafasha akanigenda abantu babimenye ariko we yashatse guprofita uyu mumama aramufasha amaze kumufasha ngo yaje mu ngo avuga ngo iki bashaka kuryama ngo burisha ntabwo ari butahe kwira gute ubundi uko kwira rero ko atagiye kare ituma ataje kare umumama nawe kuko yari amaze igihe atabona n'umugabo umuntu wabyaye abana bane yamenyere kubana n'umugabo ageze rero akabona rero umuntu w'umugabo uje mu rugo rwe none yanamwitayeho mu ubwo buryo ntandi mahitamo yari afite kwirekura byari ibintu byoroshye ariko uyu mugabo wasenye urugo rw'abandi wa mugabo we sinzi ngo witwa nde akomenya ko ntutandukaniye n'abicanyi iyi ni famiye yari imaze igihe ibana yabyaye n'umuryango mugari ariko se uyu munsi utumye umugore n'umugabo ntabwo uzajya gusubirana bitewe ko waraje ubyara mw'uwo muryango aho kugira ngo ufashe yaje gusenya igikorwa yari yakoze ntabwo ari kibi pe yari yakoze igikorwa cyiza cyo gutabara ariko ikintu cyabyishe ni igikorwa yasorejeho urumva icyo cyo gusiga byaye yatangiye neza asoza nabi nicyo yakoze kibi kabisa cyishe n'ibintu byose ubundi twebwe abamama uko duteye ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere dutinya twanga urunuka ni ukubona umwana wawe ashonje ni ukubona umwana wakuririra ko ashaka ibiryo warangiza ukabura icyo umuha nta bushobozi ufite ni ikintu kibabaza cyane rero umuntu wari ubonye umuntu umugemurira azana ibiryo ibyo ashaka byose nawe sinzi pe uyu mugabo igikorwa yari yakoze ni cyiza kabisa abantu bose twari twagishimye cyo gutabara abana bari bashonje n'uyu mubyeyi bari bameze nabi nk'uko yabivuze ariko ikintu yasorejeho nicyo twagaye twese urumva uyu mupapa iyo atanabyara muri uru rugo nta bindi bibazo byari bihari niyenda uyu mumama yari gukomeza akitabaza umuryango n'ubundi ukazajya umukubitiramo nk'uko babikoraga cyangwa se umugabo iyo ari niyenda ari kugarura umutima akongera agafasha abana burya umuntu wabyaye si kimwe n'utarabyaye umuntu utarabyaye we yagenda agahera burundu akanibagirwa n'uwo mugore ariko umuntu wabyaye uzi ko hari amaraso yiwe yasize ahantu yari kugenda ngo ahere niyenda yari kunyuzamo umwaka umwe ariko akagira ukwezi kumwe avuga ati reka abana banjye ndebe icyo mbatererera urumva ntago yari kubaheba pe na famiye n'izo famiye zose ngiye nkeka ko impamvu zanarakaye nuko uyu mumama byaje kugaragara ko yaryamanye n'abandi akaba yasamye urumva uyu mugabo ngenda munenga cyane ntago nenga ikintu yakoze mbere icyo ni ikintu kigaragara yari yakoze pe yari yagize neza ariko ikintu cyo kuvuga ngo aze kuryamana n'uyu mugore ega nawe yamuturutse ahantu habi yaragiye arareba aravuga ati reka muturuke mu biryo kubera ko nibyo ashaka aka kanya reka muzanire ibiryo namara kurya agahaga ntacyo ari bunyime namara kurya agahaga aroroha icyo nshaka cyose ndagikora yari yamenye intege nkeya afite wenda kubw'impamvu z'umwanya tugana ko ku musozo sinzi niba wenda ikiganiro nikigumaga kuba kirekire abantu ntibarambirwe nta kibazo uyu mugabo ko yaje gufasha arangize amaze gushika mu rugo arafasha asiga akoze ayo marorerwa mugari y'abanyamurenge amabara atera indi nda ese yagumye gufasha noneho gari ko afasha hatayimwe amaraso ye noneho hagiyemwe amaraso ye ese nawe iwe yakomeje gufasha
cyangwa nawe yaramaze aracika kurusha uwa mbere. ikigaragara cyo ntiyigeze afasha kubera ko uyu mugore avuga ko kuva yasamiye nibwo yatangiye ibibazo, nibwo yatangiye ubuzima bwahise bwanga kabisa no gukora biramunanira kubera ko avuga ko yari yaragwaye. iyo aje kuba amufasha uyu mama ntaba ageze ahangaha. Tituba tubizi kuko n'igihe yatangiye kumufasha twari tubizi urumva ibi kigaragara cyo ntacyo amufasha pe. ikiriho kirumvikana nta tandukano ry'umugabo wataye abana 4 akajya mu Rwanda n'itandukano ry'uyu mugabo waje agatera inda no agateza ibibazo, kuko ukurikije uburyo iyi story isobanurwa umugabo yataye umugore n'abana 4 undi aza yambitse uruhu rw'intama kandi ari ikirura araza amenga shongo yabyaranye n'uwo mugore yaje aje kumufasha, ariko amaze kujyana n'uwo mugore ntiyongeye kumufasha ko iyo aza kuba yaramufashije uyu munsi ntabwo inkuru bayasakaye muri social media ngo tubimenye. Abantu bari kuvuga ngo uriya mugabo yinjiye urugo rwa naka ariko arabafasha. Ikiriho nuko uyu mugabo yinjiye mu rugo rw'abandi ararwangiza kapsa, ahubwo mbona uyu niwe mugome kuruta n'umugabo wa mbere. oya njyewe umuntu ngaye umugabo wa mbere kubera ko umugabo wa mbere iyo ataje kugenda ngo aturugo iyo haba cyangwa se yanagenda agakomeza gufasha umuryango uyu nguyu ntaba yaragwinjiye. abantu bose barakoshe ako si umuntu waje aje kwigira nk'umutabazi sibyo savior umuje gusevinga iyo life yagira no akayishyira mu bibazo, kuko uyu munsi uyu mugabo wagiye mu Rwanda nyaka ko atazagaruka ngo abane n'uyu mugore kuko yamuciye inyuma. Deja umugore yambitswe icyasha cyo kuba yaraciye umugabo, nubwo umugabo nawe aho ari bivuga ko yesa ashaka undi mugore, ariko umugore na famille irabizi ko yabyaye undi mugabo utari we. barabizi gusa abantu bose barakoshe ariko bafite amakosa arutana. uburyo amakosa arutana ni ubuhe rero? uyu mugabo yaje gufasha uyu mugore sibyo? ntiyaza gufasha nko gufasha, aza gufasha ni nkaho yaje kugira ngo ni igiturire ni ikiguzi kugira ngo abone ibyo nawe yari akeneye. twaba tukibyise gufasha niko kugura. kandi uyu mugabo amakosa afite ntangana n'uyu wa mbere wataye urugo, kuko uyu wataye urugo niwe watumye uyu mugabo amenyana n'uyu mugore we, amenya ko hari ikintu yomufasha kandi nawe akamubonaho icyo ashaka. uyu mugabo wa mbere niwe nyirabayazana, niwe nyiramakosa yose. ubundi mu muco wacu nta mugabo uza wahukana. iyo urugo ibintu binaniranye hakabaho umwe gutaha, hazataha umugore, kuko umugabo ntabwo yarazanye umugore akwiye kumusubiza. ntabwo yari yahukanye uyu nguyu kuriya guta urugo si ukwahukana. uyu nguyu we byitwa ko yaragiye muri afite kwahukana. ngiye muri context y'ikinyarwanda mvuga ngo umuntu yahukana kubera ko hari abantu babiri deja babaye umwe. iyo umwe atanyuzwe n'imico y'undi hari impamvu zirenga impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yahukana. icyo gihe umwe ashobora gufata umwanzuro wo kwahukana. ni ukuvuga ngo iyo kwahukana ava muri urwo rugo ahita agasubira iwabo cyangwa se akajya kwikodeshereza akabaho wenyine. iyo bita kwahukana mu kinyarwanda. rero uyu we bitandukanye no kwahukana ko ahubwo yahunze inshingano z'urugo. ariko kandi mwibuke ko mbere y'uko agenda inshingano yarazikoraga nk'ibisanzwe. ziraremera kuko tuzi ko zaremereye kubera ko uyu mumama ntabwo yigeze avuga mbere y'uko agenda ko zamunaniye. yavuze ko bari babayeho bisanzwe kimwe n'abandi. ahubwo ngewe ikintu nibaza uyu mumama we tumusubireho. uyu mumama tumugereho. umugabo wiwe niki gishobora kuba cyaramuhinduye agezeyo? ega ibintu byose tugomba kubirebera hamwe. aba bantu bafite amakosa yego, ariko se ayo makosa bo niki kiyabatera? uyu mugabo ni gute yahinduka ageze iriya?
ahangaha iho yari ameze neza, bari babanye neza n'uyu mumama. buriya ku bagabo impamvu ishobora gutuma umugabo ata umuryango nazo ni impamvu nyinshi. buriya abagabo ntabwo dukunda umuntu utuvugiriza induru. buri umugabo w'umunyamakuru cyangwa se umugabo wakosheje umugore aba afite uburyo amutwaramo. ntabwo abagabo dukunda umuntu udukubita induru. afite uburyo bwo kumubwiramo mu buryo nanone nubwo amushinja amakosa ariko akayamubwira mu cyubahiro. nta muntu uri perfect ku isi. nakosa umugore wanjye se mama w'abana banjye, ariko se mama w'abana banjye afata umwanya wo kunganiriza ku makosa nakoze gute kugira ngo menye ko nanakosheje nanisubireho. namvugiriza induru, yego tuvuge namuca inyuma yamfashe, mba yinjira mu nzu, wa mugabo we buraya, nta mugabo ukunda ibintu nk'ibyo ngibyo. mujyane gahoro umubwire amakosa ye. nkeka ko abagore barangwa uburyo muganirizamo abagabo, ni naho ayumva. hari umuganira muri babiri kandi umugabo akumva ari nayasetse. niko kuri. rero nkeka ko wenda bashobora kuba barafitanye ishu, simbihamya nkurikije ibiri kuvugwa. iyo umuntu wese atekereza ushobora kwiyuzuriza amakuru bitewe n'ibyo uri kumva. ushobora gusanga umugore yarahozaga umugabo ku nkeke, ntabwo mbyemeje n'ibyo ngiye ntekereza, kandi uburyo ntekerezamo ibintu bitandukanye n'ukuri, bitandukanye n'uburyo ki ari abitekerezamo, bitandukanye n'uburyo uyu muvandimwe tumwe abitekerezamo. ashobora kuba hari impamvu nyinshi, wenda umugore yamuhozaga ku nkeke, yagemerwa yo kumuvira uruhande akavuga ncitse gereza, akajya hari akajya kwishakira undi mugore. nabyo birashoboka. ibyo bintu byose tugomba kubitekereza, kubera ko ntago mbyumva, hari ukuntu nabyumva neza uburyo umugabo yava hano yagera iriya akaba aribwo ahinduka, noneho agahinduka ku buryo anashaka undi muntu. ese ni uyu mwana watumye ahinduka? uyu mwana wavutse? simbikeka pe. ariko se niwe mugabo wenyine wataye umuryango muri Kenya akajya muri Kongo cyangwa se i Burundi cyangwa se mu Rwanda, yagera gukomeza mu gihe atari afite umuryango akomeza kukurikirana. nzi abagabo benshi ntabwo ari ingero. hari abagabo bagiye gutabara muri Kongo, suko muri Kongo nta bagore bahari, suko wenda ngo muri Kongo hari intambara, umugabo ari hose kandi n'abagore babo basigaye hano, suko hano hatari abandi bagabo. ibyo ni ukuri. buriya kuvuga ngo wataye inshingano cyangwa se wataye umuryango, nyaka ko umuntu aba yataye bwabo umuntu, uba yataye ikintu gikomeye cyitwa ubumuntu. kuko ahantu hose hari temptation, hari ibishuko. abagiye gutabara muri Kongo suko ngo bari mu ntambara, babona abagore umunsi ku wundi, ariko se kuki n'uyu munsi bakireba imiryango yabo iri muri Kenya? icyo rero nabonaga ahangaha, hari ikintu cyitwa ubumuntu cyatakaye. kandi ujya umuntu watakaje ubumuntu aba yatakaje byose. umuntu utibuka ko yasize abyaye abana 4 muri Kenya, aba akajya gufatana n'umugore ubyaye 3 akamufasha kurera abana b'undi mugabo. icyo gihe bataye ikintu cyitwa ubumuntu. kandi ujya umuntu ataye ubumuntu arutwa n'umupfu cyane. urugo rugizwe n'abantu babiri. aba bantu babiri rero iyo batandukanye, ku muntu udafite amakuru, bombi biba wowe umuntu udafite amakuru ubafata ko bombi ari 50-50 ku makosa. ukavuga ati wenda umugabo arashobora kuba ari we ufite amakosa cyangwa umugore, ariko noneho amakuru yamenyekanye ko uyu mugabo niwe wataye urugo. kuko yaza kuba atari we yadata urugo, uyu munsi ibintu tuba tubivuga, kuko ntituba tubizi, kuko mbere y'uko waruta twari tubizi, sibyo? uyu mugabo niwe gito. kuko kuvuga ngo ataye urugo, aragiye ageze i Rwanda gani kahahijya, abantu baza baje bakagaruka cyane umunsi umwe. suko yabuze amatike yo kugaruka kandi yarabonye yo kugenda. uyu mugabo aragiye ataye urugo, ageze iriya imyaka 3. hari ikintu mutari kugarukaho. hari abantu bari buze kuza kuvuga ngo uyu mugore wenda ngo nawe ngo hari amafuti ngo afite. ubushize naje batatu se kubera iki umuntu wese n'umuntu ufite ubukene atazashaka ko tumenya ko afite ubukene, akagerageza akatwereka hano inyuma ko ameze neza. waje aransubiza arambwira ngo ubukene ngo ntiburatwa, ubukene ntiburatwa. ushatse kuvuga aho uyu mama yagereye ku rwego
bwo kuza hano kuri kamera eh, yabitekerejeho kenshi cyane yasabye Nuko gufasha yabuze- henshi kuri mu ma inbox menshi yari yabuze uko agira. kugera aho aza kuri kamera Mm, mm, uyu muntu yaciye mu bintu bikomeye cyane uyu muntu njewe Mm, kamugira umwere cyane uyu mugore kuko mu ntacyo mategeko tumushinja cyane. sinzi amategeko ku bantu bubakanye amezi abara Mm, abantu babiri bubakanye mm. badakwiye kuba kumara batari kumwe ni amezi abiri amezi abiri timukwiye kugera mbese amezi atatu mutari kumwe Mugomba mu gihe kurenza amezi abiri hagakwiye kuba hariho impamvu yumvikana ariko abibo nta mpamvu tayo pe Ha? imyaka Nta mpamvu itatu yumvikana. umuntu ubyaye kane Eh, ntabwo uyu mugore kabisa ni umwere uyu reka mupapa dusoze Mm. reka dusoze kubera ko ikiganiro twakigazuye cyane ariko mbere ko dusoza hari ikintu nanjye kuvuga nkurikije statement uyu muvandimwe ashorejeho Mm. uriya mugore ni umwere wa mugore nawe ntabwo uri umwere si umwere 100%. si umwere si umwere wenda reka tujye tuvugisha ukuri tujye tuvugisha ukuri umuntu nakora neza umushimira nakora nabi nawe umukebure sibyo Yego. uyu mama nawe ko yari azi ko afite umugabo nubwo umugabo ntacyo amumariye nkeka ko ibyo kurya yaramaze igihe aribwa n'inzara nyako ibyo kurya bamuhaye biteye gutuma nawe akora ibyabaye ukajya naho babyarana turabantu bakuru twese hano tugare turabwizanya ukuri nimba yirekuye agiye gukora relation sexuelle n'umugabo utari uwe kuko atatekereje protection kugira ngo yirinde ABCD izi ngaruka zose zikumubaho ako kantu zikuri uyu munsi cyangwa se kuki atari gufata umwanzuro mbwira yego uramfashije ariko si nkuko dukora ibi ngibi ako kantu we kuki yirekuye iyo design ngo umubiri waramunaniye waramugoye kuko mu bigaragara ndongera nishyire ku mwanya we nambara inkweto yambaye nanjye ndi umuntu sibyo wenda yaramaze igihe nta n'umuntu umubwira ngo ese gute na gutya iki n'iki kuko yaranashonje uri umuntu ushonje ntajya atekereza neza ariko yamaze kurya nyine umutsima n'ako kanyama urumva se icyo gihe ubushyuhe yamaze guhaga bitekereza ariko nawe yari gukoresha ubwenge akamubwira yego nyine wamfashije nanjye ndabikeneye ariko se kuki tutakiproteja ABCD cyangwa se anamuhakanire cyangwa anamuhakanire niba ari ibyo biryo byiwe bisubizeyo ariko mu bigaragara nyine aho ngaho ariko mu bigaragara nyine kuri uyu mugore ashobora kuba byarabishaka kuko iyo adashaka kubyara hari ubundi buryo ari kubikoramo ntabyare uburyo wenda ntavuze hari ababuzi wenda uyu mama we ntabwo yashakaga kubyara ahubwo ni ibintu byamushikiriye ni ibintu byamushikiriye koko byaramushikiriye kuko ariko muri statement yavuze ko ngo umushitsi yaratoreye cyane amasaha arakura ku buryo wenda batari kuba bakibonye n'ubwo buryo bwo kwiproteje iwe yakiri umushitsi azi ko ataha umushitsi ngo ijoro rigeze kure ngo biba ngombwa ko arara nuko byagenze uwo mushitsi we afite umugore ese uwo mushitsi we afite umugore turamenya amakuru ko ashobora kuba afite umugore uyu mushitsi ashobora kuba afite umugore ariko wenda atari